Inshuti z'ikiganiro twubaka umuryango nyarwanda tubahaye ikaze. Abakozi b'inama y'igihugu y'abagore hamwe na bamwe bagize komite nyobozi bahawe amahugurwa arebana no gukemura amakimbirane, akaba yaramaze iminsi 5 bakaba barayahawe n'inzobere ziturutse muri Canada. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore arabanza adusobanurire inama y'igihugu y'abagore cyari cyo. Inama y'igihugu y'abagore ni urubuga rw'ubusabane ruhuza abagore bose uhera ku mugore ufite imyaka 18 kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo, basesengure ibibazo bafite, bityo banashake ibisubizo byo kubikemura. Ese ni izihe nshingano z'inama y'igihugu y'abagore? Inama y'igihugu y'abagore ifite inshingano nyinshi, ariko nazikubira mu nshingano 3 z'ingenzi. Inshingano ya mbere ni ugukangurira abagore bose kugira ngo bagire uruhare muri gahunda zinyuranye z'igihugu cyacu. Inshingano ya kabiri ni ukubaka ubushobozi bw'umugore kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Inshingano ya gatatu ni yo gukora ubuvugizi kugira ngo ibibazo byugarije umugore bibashe kubonerwa ibisubizo birambye. Umuryango nyarwanda urangwamo amahoro utanga icyizere ku bawugize, ukanaganisha ku iterambere. Umugore rero abigiramo uruhare rukomeye. Niyo mpamvu inama y'igihugu y'abagore yateguye amahugurwa ku bakozi b'ubunyamabanga nshingwabikorwa mu rwego rwo kubongerera ubushobozi ngo bajye bafasha abandi mu gukemura amakimbirane mu ngo, mu baturanyi n'indi miryango muri rusange. Bwana Nyirinkwaya Faustin akaba ari umuyobozi w'igenamigambi mu nama y'igihugu y'abagore, aradusobanurira iby'ayo mahugurwa ndetse n'icyo yaragamije. Tumaze iminsi 5. Iminsi 5 yose tuyimaze mu mahugurwa. N'amahugurwa yarebanaga na mediation no gukemura amakimbirane. Tukaba twarayahawe n'abantu bo muri Canada, ni Canada Lawyers Fund, bakaba bayaduhuguye mu 5 kandi twahungukiye ibintu byinshi cyane. Madame Christine aradusobanurira amakimbirane icyari cyo. Amakimbirane nasobanura ko ari ibibazo cyangwa se ukutumvikana kuba kuri hagati y'abantu babiri cyangwa se itsinda ry'abantu. Ayo makimbirane cyangwa se ibyo bibazo ko kutumvikana kukaba gutewe n'impamvu zinyuranye. Nk'uko bagenzi banjye bagiye babisobanura, izo mpamvu zishobora kuba zitewe no kuba batahanya amakuru, zishobora kuba zitewe nuko umwe atabashije gusobanukirwa neza n'ibyo undi amushakaho, cyangwa se ashobora no kuba yaterwa n'inyungu zinyuranye. Ariko nk'uko mwabibonye, iyo babashije guhura bakaganira bakagira umuhuza, y'amakimbirane bashobora kuyikemurira bitabaye ngombwa yuko biyambaza n'izindi nzego. Ayo mahugurwa yaragamije gukemura amakimbirane yabagaragara muri sosiyete, haba no mu muryango, ndetse n'amakimbirane ayariyo yose. Abakozi b'inama y'igihugu y'abagore bakaba barahigiye byinshi, harimo no gukemura amakimbirane nta ruhande na rumwe babogamiye, bityo abantu bakiyunga neza. Ni amahugurwa yaragamije gukemura amakimbirane ayariyo yose yavuka, haba ari amakimbirane yabaye mu muryango, haba ari amakimbirane abaye muri sosiyete. Batwigisha uburyo bwo gukemura amakimbirane n'uburyo bwa mediation, kandi tukabigiramo uruhare. Batwigisha tekinike nyinshi zadufasha kugira ngo abagiranye amakimbirane mu kubunga tubashe kubunga nta ruhande tubogamiyemo, ariko tugamije ko bazavamo umwanzuro ushimishije kuri bo, bakiyunga kandi nta kibazo bafitanye. Ese ko mbere yo gukemura amakimbirane ubanza kumenya ubwoko bw'amakimbirane, mwatubwira ayo moko mushobora kuba mwabonye muri aya mahugurwa? Twagiye tureba ingero nyinshi, haba amakimbirane yo mu kazi, haba amakimbirane abaye hagati y'umugabo n'umugore, haba amakimbirane yabaye no mu bucuruzi, haba n'amakimbirane yabaye no ku bantu bataziranye bitewe n'umuco bafitanye, aho umwe ashobora kuvuga ko undi yamuhemukiye nyamara atamuhemukiye ahubwo ari ukubera umuco w'iwabo yakurikije, bigatuma batabyumvikanaho neza, umwe ntiyishime. Ayo makimbirane yose twayabonye kandi twagiye twiga tekinike n'uburyo bwo kuyakemura ku buryo bishimishije. Madame Mukandekezi Marie Jose akaba ashinzwe ibigendanye n'amategeko muri komite y'inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'igihugu. Aratanga icyizere ko amakimbirane yakundaga kugaragara agiye gukemuka. Icyizere twatanga nuko natwe ubwacu byatwubatse
hari igihe washobora kujya gukemura ikimbirane nawe urifite cyangwa ukabogama ku byifuzo byawe cyangwa ku byiyumviro byawe, ariko twabonye ko ujya gukemura amakimbirane, ujya kuba umwunzi ahagarara hagati, nta ruhande abogamira, ahubwo agatuma abafitanye ibibazo baganisha mu kubyikemurira, ndetse n'umwanzuro ukaba ari uwabo, ntawe ubafatiye umwanzuro, kuko iyo umuntu afatiye undi umwanzuro hari igihe agera akavuga ati yarambeshye kuri ubu buryo. Nkaba rero mbona ko twebwe nk'inama y'igihugu y'abagore tubana n'abo duhagarariye umunsi ku munsi, dufasha ubuyobozi kuba dusobanukiwe, rero tugiye gufasha n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe, kugira ngo bajye bakemura amakimbirane acike aveho. Mu gihe umuryango ugize amakimbirane, mujye mwihutira gushaka ubafasha, bityo bizabafasha gukomeza kuba mu mahoro ndetse no mu munezero. Ubu murabona koko mwageze ku rwego rufatika ku buryo mushobora gukemura amakimbirane ayo ari yo yose? Urwego rufatika rwo twarugezeho, kubera twari dusanzwe tuzi tekinike nkeya zo kuba twafasha abagiranye amakimbirane mu miryango cyangwa se mu kazi, ariko noneho iminsi 5 tumaze twabonye uburyo bwimbitse twakurikiza, cyane cyane tekinike zo kwirenga no kugira mu gukemura amakimbirane tukabogamira ku ruhande rumwe, kuko rimwe na rimwe iyo ubogamye unaniza urundi ruhande murimo mukorana, hakaba noneho icyo washaka gukemura gishobora gukomeza ahubwo kuba ikibazo. Twize rero tekinike nyinshi zidufasha kugira ngo inshingano twihaye zo kuba twafasha abanyarwanda tuzazigereho ku buryo butworoheye. Mubona nta mbogamizi mushobora kuzahura nazo mu gukemura amakimbirane? Imbogamizi zo ntabwo zijya zibura buri gihe mu kazi. Iyo urimo ukora, akenshi urimo ukora niho ugenda ubona uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane, ukabona n'ibigoye n'ibiruhije. Ariko uko ugenda ukora experience, uko ugenda wunga abantu, niho ugenda unabona uburyo bwiza n'impamvu wafasha abo bantu, kuko usanga ikibazo umwazanye usanga hari n'abandi bakizanye, bityo rugahera ku ngero wari warahuye nazo mbere ukazifashisha ku buryo bwa kabiri, kandi agenda urushaho kunguka metode no kwigirira icyizere no kuba wumva neza ibibazo bitewe nuko imyaka igenda iza. Ni byiza ko twakwishakamo igisubizo, niyo mpamvu mu gihe hagaragaye amakimbirane tugomba kwiyunga twishatsemo igisubizo, kuko umwunzi atari we utanga igisubizo. Birasaba exercice nyinshi zo kugira ngo dufatanye kandi tunafasha n'abandi, kugira ngo ubundi umwunzi ntabwo ari utanga igisubizo, ahubwo igisubizo utuma abafitanye ikibazo ari bo bibonera umwanzuro ku gisubizo bafitanye. Ko mbona abahawe amahugurwa ari bake, ubwo muzashobora kugera hose mu gihugu? Abantu bahuguwe twavuga ko ari abantu bahagarariye abandi, abakozi bo mu bunyamabanga buhoraho hamwe n'abagize komite nyobozi, haba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'intara. Tugiye tugira uturere dushingwa, tuzajya rero tujya mu turere natwe duhugura abandi mu turere bahagarariye abandi, kuzageza ku rwego rw'umudugudu, nk'uko inzego zacu, nk'uko urwego rwacu rwubatse kugera ku rwego rw'umudugudu. Niki mugiye gukora nyuma y'aya mahugurwa? Nyuma y'aya mahugurwa tumaze kubonera hano, amahugurwa y'iminsi 5, turifuza kugira ngo dufashijwe na komite z'inama y'igihugu y'abagore, kugira ngo murazi ko inama y'igihugu y'abagore ari abagore bose bava ku myaka 18 kujyana hejuru. Tukaba dufite komite z'inama y'igihugu y'abagore kuva ku rwego rw'igihugu kugeza ku rwego rw'umudugudu. Tukaba twumva hakurikijwe ibyiciro bya komite ku gihugu, ku ntara, ku karere, hazagenda hakorwa amahugurwa hagamijwe kongerera ubushobozi zo komite, kuko zigira uruhare rukomeye kandi uruhare rufatika mu gukemura ibibazo byagiye bigaragara mu miryango. Bikaba ari n'inshingano nkuru y'inama y'igihugu y'abagore yo gufasha abagore kwibonera ibisubizo ubwabo, amazi atagombye kurenga inkombe. Nubuhe butumwa waha abantu bitabiriye aya mahugurwa? Abantu bitabiriye aya mahugurwa n'ubundi twabonye ko uyu murimo ni umurimo ukomeye, ni umurimo usaba kwitanga, ni umurimo usaba wowe kurenga ibibazo ufite hanyuma ukabasha gukemura iby'abandi. Ni ukuvuga rero ngo guhera uyu munsi duhuguwe, ubutumwa nahereza abandi bahuguwe ni uko tugomba guhita dushyiramo imbaraga kugira ngo ibyo twahuguwe, ubumenyi twahawe budahagararira ahangaha, buhite bugera aho twifuza, ariho hahandi ku mudugudu navuze.
Faustin akaba yaragize ubutumwa atanga ku bantu bashobora kuba bafitanye amakimbirane. Inama zo zirahari, amakimbirane si meza mu miryango kandi no kugira amakimbirane nta cyo bikemura, ahubwo nuko abafitanye amakimbirane inama nabagira no kugerageza kwirenga, umwe akemera no kugira ibyo arenga kugira ngo abashe kwegera undi, icyo bapfaga kigende kigabanuka kugeza ubwo bazacyumvikanaho, kuko akenshi usanga abantu baba bapfa utuntu dutoya, ariko uko batabashije kuganira, batabashije kubona umwanya wo kumvikana, bigatuma icyo bapfaga kigenda gikura, ariko iyo bahuye bakaganira, umwe akagaragaza aho yakosheje, undi aho yakosherejwe, ubahuza abona aho ahera, nabo ubwo bakageraho bakabona yuko bagomba kwikemura ikibazo. Amakimbirane ntabwo yubaka ahubwo arasenya, kandi iyo umuryango usenyutse n'igihugu kiba gisenyutse, kandi twese dushaka gusenyera umugozi umwe, kandi nta makimbirane atarangira mu gihe abantu bose bafatanyirije hamwe. Amakimbirane ntabwo yubaka ahubwo arasenya, umuryango usenyutse igihugu kiba gisenyutse, kandi twese turashaka gusenyera umugozi umwe tukubaka igihugu cyacu. Nkaba mbona rero ko nta makimbirane atashira, nta makimbirane atarangira igihe abantu bafatanyije. Nkaba mvuga nti umuryango wawe ufite amakimbirane ujye nawo wihutira kwiyambaza abantu bawufashe, cyane cyane twebwe abagize inama y'igihugu y'abagore nibatugane tubafashe kwikemurira amakimbirane, bityo bubake umuryango ufite umudendezo, bityo n'igihugu cyacu kigira umudendezo. Abahuguwe bakaba barahawe na certificate. Tubifurije kugira umuryango uzira amakimbirane, turabashimira uburyo mwabanye natwe naho butaha.